abadukurikiye nimumfashe twongere dushimire Nyagasani kubw'uyu munsi atwongereye ku buzima bwacu mu gihe hari benshi batabashije kugeza ayo mahirwe. Muhawe ikaze muri studio za Deep Hill TV. Tunabashimira ukuntu mukomeje gukunda ibiganiro byacu, munakora like, tubashishikariza no gukomeza gukora subscribe. Kuko bisanzwe rero tugiye gukomereza ku biganiro byacu by'ubuhamya. Mu minsi ishize mwarimaze iminsi mwumva ubuhamya bw'umumama bita Esther. Aka kanya agiye kubagezaho igice cya gatatu cy'ubuhamya bwe. Ndabararikira kubukurikirana kandi nshimira mwebwe mwese mukomeje kuduha ubuhamya bwanyu, kandi mbararikira gukomeza gushishikariza na bagenzi banyu kuba baduha ubuhamya. Rero ntabatindiye, reka duhe umwanya Esther atugezeho ubuhamya bwe. Mbifurije amahoro y'Imana, mugire umunsi mwiza, murakoze. Mwaramukanye amahoro y'Imana, mwaramutse neza. Ni Karifuri Esther inshuti yanyu, ngarutse kuri Deep Hill TV mbabwira imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana, mbabwira ubugari bw'Imana. Ejo twaganiriye mbabwira uburyo Imana yabanye nanjye jenoside ikirangira. Twakomeje urugendo rukomeye cyane, tunyura mu misozi, tunyura mu mataba, ariko aho hose niho tubonera imbaraga. Igitondo kidasanzwe tuze dusenga Imana, tubone kuganira n'ijambo twateguye riri muri Zaburi ibice 68 ku murongo wa 6 ndetse n'uwa 7. Imana y'amahoro duhana umugisha. Data wa twese ugira neza, Mana yaremye isi karema isanzure, Mana dukunda kandi twitayeho. Igitondo nk'iki ndagushimiye, gushimiye neza yawe, gushimiye urukundo rwawe, gushimiye imbabazi zawe, gushimiye kurinda kwawe. Se wa Yesu Kristo tubambiye ku musaraba, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wandemye mu ishusho yawe, Mwami Imana urema isi urema isanzure, ntawe ugishije inama. Uri umutware, uri El Shaddai, uri Alpha ndetse ukaba na Omega, uri tangira ukaba n'iherezo, uri yawe. Amina. Ndatetereza abasenzi, intwari ku rugamba, witwa ndiho kandi uzahoraho iteka. Nyemera igitondo nk'iki ngiki tugushime. Ijambo ryawe muri Zaburi 156 haratubwira ngo ibihumeka byose nibishima izina ry'Uwiteka, mutibagiwe na kimwe Imana yabakoreye. Warakoze rero kuturema, warakoze kurema isi, warakoze kuduha umwana wakunda cyane Yesu Kristo, akava tukavuka, akabambwa tukabamburwa, uyu munsi tukaba turi abana mu rugo. Niyo mpamvu mvuga bikemera, niyo mpamvu ngenda bikemera, niyo mpamvu nguhamagara ukanyumva. Nuko ubwayo maraso y'igiciro cyinshi, ntabwo tugitamba ibitambo Mwami Imana by'ibyaha twakoze, ahubwo kubw'amaraso y'igiciro cyinshi Yesu yaraducunguye, aducungurira igorogota. Iyo yatubonyeho niyo tuyibutse, amina, aratubabarira ko turi mu isi y'ibyaha, turi mu isi ruhanyije cyane. Urakoze urakarama rero, rwanya ibyaturwanyura n'izi byatunaniza, uhagurukira ibyaduhagurukira. Mu izina rya Yesu Kristo bamba amahema, kubitirekura abadayimoni bo guhora. Mu izina rya Yesu Kristo batuza gutera imbere no gukomeza kuvuga imbaraga zawe no gukomeza kuvuga kugira neza kwawe. Mwino turwanirira utubere Imana. Urakoze urakarama rero, ndatuje ntutuze. Iri jambo ngiye kugabura ntaba ari igihabwa izina rya rihabwa icyubahiro, giye guca mu gutwi ngo rihubuke mukundi, ahubwo Mwami Imana ryubaka ubugingo kandi rizatubera urwego tugeze iwawe mu ijuru. Tukiri mu isi dutunga Mwami Imana. Urakoze urakarama rero, buri wese uri bwumvira ijambo umugirire neza, cyane cyane abapfakazi ndetse n'imfubyi, kuko ujya uturengera kandi ukadukunda, ndetse Mwami Imana ujya uduhagararaho cyane mu ntambara duhura nazo. Urakoze urakarama rero, ndahumuriza abababaye, ndahumuriza abacogoye, ndahumuriza abananiwe, mu izina rya Yesu Kristo, ngo bambare imbaraga, bazamurwe nawe kandi bakwiringire kuko uri karuhura. Urakoze urakarama rero, genda tuje ntutuze, byambaje mbyizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amina, amina. Igitondo nk'iki rero tugiye kuganira ku buzima. Ejo nababwiye ko nacuruje nkagera ku 350 mu byumweru bitatu. Muri ibyo byumweru bitatu nagize amahirwe, mbona hari mubyara wanjye wari wavuye i Burundi, yitabye Imana muri uruko rudashira. Kandi mugireze ndabizi neza ko nzongera nkamubona mu gihe cy'umuzuko. Bosco, Imana y'amahoro imwakire, kandi abe bose aho bari Imana ikomeze bagirire neza, ijye yibuka imirimo yakoze imugirire neza. Bosco yaranabaye jenoside ikirangira, antabara nka mubyara wanjye wari uvuye mu buhungiro, ntabwo yarazi u Rwanda, yavukiye hanze. Araza akimbona aranezerwa, anezezwa nuko turiho. Arambwira ati ntabwo aba bana babarera ngo barere wenyine, nta n'ikintu ukora, reka ngushakira akazi. Anshakira akazi mu cyahoze cyitwa Ejena mu Ruhengeri, ariho gendarmerie ya mbere yatangiriye nyuma ya jenoside muri 1995. ndagenda nari mfite ikamyo
nayo nabonye mu buryo bw'ibitangaza by'Imana, nabyo ni umuntu wangiriye neza, nabo Imana imuha umugisha Viateur n'umuryango we, ibaha umugisha kandi bagure kuko yakoreye umugisha. Umwana w'umuntu ntacyo yaguhemba, ariko Imana imuha umugisha kumfasha kubasha kubona iyo kamyo, yarabifashije. Imana y'amahoro ikomeze umwagure. Maze kuyibona najyanye gukora mu cyahoze ari gendarmerie, muri polisi ari gendarmerie, ngaburira abajandarume, ariko mfite sous-traitance y'uwo mubyara wanjye Bosco. Imana y'amahoro ikomeze mwakire, yitabye Imana, ariko ndabizi neza ko mu gitondo cy'umuzuko tuzongera tukabonana. N'ubuzima bugari, n'ubuzima bugoye, n'ubuzima buruhanyije. Mubyeyi niki kikubabaje, mupfakazi niki kikugoye. Nanyuze mu buzima bukakaye, nanyuze mu buzima bugoye, kandi buri wese uri bwumve ubu buhamya bwanjye aratangara, kuko ntabwo byigize bingaragaraho ku maso. Ntabwo akababaro kanjye nigeze nkasohora hanze. Ubu ndabibabwira, uza kubyumva aragira ngo ni filime, cyangwa aragira ngo wenda hari ndabeshya, kuko muri kamere yanjye ntabwo nzi kubeshya, n'abanzi barabizi, ntabwo nzi kubeshya. Ikintu bita kubeshya ntabwo iyo nyama Uwiteka yayinkuyemo kandi yarakoze. Ndagenda ndakora, nakoze hafi umwaka, ndagenda ndakora, maze gukora nakoraga sous-traitance, nkamuha amabordereau d'expedition akajya kwishyuza, nkamuha amabordereau d'expedition akajya kwishyuza. Igihe kiragera, akazi kararangira, polisi bararangiza, barangije rero njya kwishyuza. Ngiye kumwishyuza nsanga nawe ntabwo arishyurwa. Yaramfitiye miliyoni 28. Inshuti bavandimwe, ntazo nabonye, usibye ko nawe ntamubonye. Ntabwo byoroshye ku mwana w'umuntu, ku mubyeyi umaze gupfakara, ufite abana 6, ufite imfubyi arera, ufite umuryango areberera. Ntabwo byoroshye, birakomeye kubyakira, birakomeye kubyumva. Abafite intege nke bashobora no gusara, ariko muri Kristo nta gusara, muri Kristo nta kwiyahura, muri Kristo ntabwo binanirana. Oya. Niki kiguteye kwiheba? Niki kiguteye kunanirwa? Niki kiguteye gusara? Niki kiguteye niki? Kristo arahari. Kristo urengera abapfakazi n'imfubyi arahari. Kristo turengera arahari. Nshuti zanjye, ndahamagarira ababyeyi, ndahamagarira abamama b'abapfakazi, ndahamagarira abakobwa, ndahamagarira imfubyi, ngo niki kibateye kwiheba? Niki kibateye? Ibyo mbabwira, nararwanyijwe bikomeye cyane. Satani yarandwanyije bikomeye. Ntabwo ayo mafaranga nayabonye. Nakoreye hafi umwaka, nta na rimwe nabonye. Imodoka aho nyishyize ikubita igiti, iba dekarase. Yesu we, niki nababwira? Iba dekarase. Ufite abana 6 ndi mu nzu y'inkodeshanyo. Haleluya. Yesu uri mwiza, Yesu urahambaye, Yesu urera, Yesu arankomeza, aramfata. Ibyo mbabwira nta wabimbonye ku jisho. Ndashima Imana cyane yambayemo, ndashima Imana cyane yankomeje, ikampa gukomera. Namwe ndabasengeye, namwe ndabasabiye igitondo nk'iki, ngo babyeyi beza, Imana ibahe gukomera, ibarinde gutentebuka, kugira ngo murangize inshingano Uwiteka abasigiye, kugira ngo murangize inshingano abagabo babasigiye, kugira ngo murangize inshingano mufite. Dufite inshingano nyinshi cyane zo kurera abana, tukaba abapapa, tukaba n'abamama, tugakara umwanya umwe, undi mwanya tukoroha nk'ababyeyi, ariko tukagira n'igitsura kugira ngo abana bacu bakure neza, bakure bubaha Imana, ndetse bakunda n'igihugu, bakunda n'abantu. Ibyo byose turabishinzwe, bakunze n'imiryango. Ibyo byose turabishinzwe nk'ababyeyi. Ibyo byose nabishobojwe na Kristo. Reka nciraho ndekeraho, kuko ubuhamya bwanjye ni burebure, nzabuvuga umwaka ushire cyangwa 5 ishire, kuko mu rugendo rwa Kristo habamwe intambara, habamwe imisozi. Nyura mu bisozi, nyura mu mataba,
ngo aho hose niko harushya umutima, byasaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Uwiteka nawe ntatinda kunyumva, n'igitangaza pe, n'igitangaza pe, rwose n'igitangaza ko Yesu yanyijije. Umwuka we wera niwe ujya unyobora, ngo uzangeze iwanjye mu ijuru mahoro. Data wa twese ugira neza, Mana yaremye isi ikarema isanzure, Mana dukunda kandi twitayeho, urakoze urakarama kuko uhumurije ababyeyi, urakoze urakarama kuko uhumurije abakobwa. Reka rero dusome ijambo, ijambo riri muri Yesaya, riri muri Zaburi ibice 68 ku murongo wa 6 kugeza ku wa 7. Erega ntabwo wamara kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo ngo wumve ugikomeye, ntabwo byoroshye. Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi n'umucamanza urengera abapfakazi. Imana ibeshesha mu mazu abatagira shinge na rugero, ibohora imbohe ikaziha kugubwa neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Babyeyi beza, bamama, bapfakazi, nshuti z'umusaraba, murumva ko Imana ari umurengezi wacu, murumva ko irengera abapfakazi ndetse irengera imfubyi ndetse ikaba n'umucamanza w'abapfakazi. Uwiteka ajya turengera, akatwishyurira amabanke, akatwishyurira amakredi, akatubeshaho, akaduha guseka, akaduha kugubwa neza. Imana y'amahoro nibahe kugubwa neza, Imana y'amahoro nibahe guseka, nimuyishingikirizeho, izabishyurira imyenda, izabarera abana, izabagirira neza. Narayibonye, nabonye gukomera kwayo. Murakoze. Shalom, shalom. Ya Esther mwari muri kumwe. Imana ibahe umugisha.